rimwe iyo umuntu aganira n'abakuze umva bavuga cyangwa se umva bagira bati nyamwishyuka mu nduru nyamwishyuka mu ntambara n'agati katarara impundu ngo iyo katarongoye karabandwa ako kantu abakurambere bavuga n'agaki do umwishywa dore n'uyu warandaranze ahangaha urawuruzi kugira ngo bakurikiye ibiganiro bya ku mbuga za muganga rutanga rw'amaboko muganga rutanga rw'amaboko TV no kuri One Image TV yego umwishywa murabona n'ahandi hose mudukurikira kuri Instagram kuri X n'ahandi hose ni muganga rutanga rw'amaboko uyu ni umwishywa rero kandi uyu mwishywa ubona wageze aha ishyuka bene Imana urumva ko unahumura ubu aho uva nepfingiye niho ushinze imizi waragiye urarandaranda hano hose noneho rero buriya ni naho hava inshinga kwishyuka hari abantu bajyaga bambwira bati ariko muganga rutanga rw'amaboko ugomba no kuba uhimba ikinyarwanda ntabwo ari byo rero turi abashakashatsi ariko nkanabumva ni uko baba bumvise ikintu mu matwi yabo aribwo bwa mbere ibyo bikanakubwira uburyo ibisekuru bya mbere byagiye twahombye byajyanye n'umurage wacu kutabaterekera bituma twibagirwa ibyacu kubaterekera ni ukubazirikana niyo mbonezabitekerezo burya irimo noneho hari akamuri gasa n'akazimiriye mu kabindi ariko Imana y'u Rwanda kuko n'ubundi u Rwanda ari urwo kwishyuka n'ubundi baravuga ngo ishyuka Rwanda baba bikomora rero aha kumwishywa ni umwishywa kwishyuka ishyuka hari abavuga bati ishyuke ishyukwe igira ute ntabwo ari byo ni ishyuka biva ku kwishyuka ishyuka kukaba kugira gute rero ishyuka rero ni ukuvuga ngo wiyimane mu nduru no mu ntambara ntiziguhitane wowe ukomeze mu ruhayi rw'ibihinda n'ibisahinda wowe ukomeze ntihagire ikiguhagarara imbere ukomeze urandarande dore umwishywa dore nguyu sinzi uko bari ku mashusho bashobora kuzabibona ariko waruriye hano mu murinzi uturutse epfiriye kandi uyu mwishywa wanze ugacyurushya uyu mwishywa no gucyurishya uyu mwishywa niwo narongoje uhamurwa kuwo narongoje cyangwa uwo narongoje ahubwo wahamuwe kuri uyu nguyu kimwe muri ibi oya uwo narongoje wahamuwe kuri uyu hano hari hatarabaho ariko mu bibungo aho mvuka hari hariho wimukanye imbuto niho wavuye wimukanye imbuto kuko ni data wawumpaye nshuti rero bakunzi ba muganga rutanga rw'amaboko TV n'abandi Image TV kuri umugoroba twasuye ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco muri yangana urugendo rwa tonyera rurerure tuhagera nijoro ariko nta kundi ikiza ni uko mu Rwanda butira ntabwo bujya bwira kandi abantu baravuga ngo mu ijuru ntibuzira ijuru twebwe turirimo dushimire ubwo n'igihugu cyacu cyakoze ibishoboka byose dukeze igihugu nicyo navugaga nanjye na nijoro tukaba tubona ariko we reka turamutse abantu bari hirya no hino mu gihugu mu nce z'ibyaro ahantu hatageraga amashanyarazi uyu munsi wa none umukuru ubereye mu ruharo akaba yarahagejeje amashanyarazi hari abantu bumvaga radiyo bagize amabuye baranikaga ubu ngubu n'ahatagera umuriro w'amashanyarazi hari umuriro ukomoka ku zuba rwose burya nabyo ni ubufatanyabikorwa igihugu cyacu cyagiye kigira rero wavuga uti mbagendereye bwije ariko mu ijuru ntibwira kandi ubu hari abantu bategereje kuzajya mu ijuru ijuru ryanyu ni ukuryiremera kugeza ubwo tuzagera ahantu umuriro udashobora kongera kubura uzi ko hari igihe umuriro wagiye ucishamo ukaba wabura n'abantu bakavuga bati ariko byagenze bite muri Kigali ya Kagame umuriro uburute ubwo kandi impamvu bavuga gutyo ni ukuba bamukeza bavuga bati ntabwo kuri ingoma ntabwo ibyo bintu byashoboka wowe bimeze bite baraza kukubaza ikikwicaje muri iyo ntebe ushinzwe umuriro ugakara adasinziye ntabwo wamurenganya hariho ibiba bikitwigomba ariko ibyo twakezaga umukuru ubereye mu ruharo n'u Rwanda aho tugeze uyu munsi wa none hano turi mu bihuru
turi mu busitani bw'imiti n'ibiti bya Gihanga. ariko abadukurikiranye ngira ngo murabona ko Ubushize twavuze ku umurinzi uranawubona, dore nicyo giti turi kumwe hano, tukiri iruhande, ntigitana rero n'umurinzi. None rero n'ubundi ngira ngo abari ku mashusho ku buhanga bw'ibyuma baratubwira ko habona. Umwishywa rero ukaba ariko uraburuzi. wenda ko dutangiye ikiganiro. Ubundi mu muco w'Abanyarwanda umwishywa ukoreshwa gahe? Umwishywa rero ukoreshwa ahantu habiri ndetse hatatu. Ahambere kuko turi mu mihango n'imigenzo ubundi no mu buvuzi bundi buza biba biturutse kuri iyo mihango n'imigenzo. Ahambere ni mu kubandwa. Niyo mpamvu bakubwira ngo agati katarari mu ndi yo katarongoye karabandwa, kuko niwo tubandisha. Umuntu wese ujya kubandwa agomba kwambara uyu mwishywa. Akambara he? Akabambara mu ijosi, akabambara mu mutwe nko kuwutamiriza. Ukambikwa intango zigomba kubandirwaho. Ibiri aho byose byambara umwishywa ngo habe kwishyuka. Kwishyuka ndaza kubisobanura. Ubwo abakunda kumbaza bati ishyuka ukunda kuvuga bivuze iki? Biva ku nshinga kwishyuka iva ku mwishywa. Hanyuma ugakoreshwa mu kurongora. Iyo barongora barongoza umwishywa. Nabwiraga ko narongoje umwishywa. Ndetse n'abakuru bari bahari. Kurongoza umwishywa no kugira gute? Byose ndagenda bisobanura. Ubwo nagira ngo mbanze mvuge icyambere kuko ndabizi ibibazo byawe ububaza ugira ngo nsubize, ariko nanone ngenda ndasa ku ntego, kandi yewe uzi iyo ngiye muri buri kintu cyita kibikigisho. Noneho rero kurongoza umwishywa, ndibuka ubwo twajyaga kurongora ushyingiranwa n'injishi, dutegura ubukwe mu nzira y'ubuzima bushingiye ku muco. Nari kumwe n'umusaza Mpyisi n'Ikimana mu mateka Professor Nyagahene. Nibo twagiranye inama, ibyo wakwita inama z'ubukwe ariko zitari iz'iki gihe, mbese abantu kwicara bakajya inama. Iby'iki gihe byo byajemo ibindi twarabunga. Noneho Mpyisi arambwira ati wantumiriye ubukwe bwa Kinyarwanda, ndashaka kumenya uzarongoza iki. Nzarongoza iki? Ubuse sindi muzima, nzarongora nyine. Utangira kwikabakaba. Ariko nanjye nigizaga nkana nk'umupfumu, nagira ngo numve yuko ibyo nibwira ari ibyo ashaka kuvuga, kuko Mpyisi nawe urumva yari umwiru rw'abami, burya nabo bari nk'umupfumu ndetse w'ikirenga kuko ni umukambwe. Ugomba kwitonda mu byo akubwira byose, ibyo muvugana. Atuye wagahungu we ntabwo ari byo nkubwira, wagapfumuye katazi gupfumura. Ndakubwira ngo mu Kinyarwanda barongozaga umwishywa. Niba uzarongoza cyangwa niba utaribo, njyewe ntabwo nzaza Mpyisi, ntabwo naza muri ibyo ngibyo. Ibyo bisanzwe. Bisanzwe mu. Kuko nk'ubwo mbo. Bwire nawe niba uzazana impeta n'iki? Impeta koko. Rero Imana y'u Rwanda, imandwa zigira imana. U Rwanda rugira imana. Kubana rwose ari mwe mu byivugiye, njyewe rero naratinye no kubibabwira ngira ngo namwe mutazabivamo. Buri urugendo rw'umuco twanyuze muri byinshi. Aho abantu bashobora kukwigizayo rwose kubera ibintu urimo by'umurage. Ibintu by'ibishitani. Byerekana uburyo ubuhone bwashyize itandukaniro, umworera hagati y'umuntu na nyirizina ye, kamere ye aho ashinze imizi. Aho umuntu mubwira uti Imana y'u Rwanda ishimwe yo n'abazimu bacu batazima, Imana y'u Rwanda ihorana nawe yo n'abazimu bacu batazima. Ati imizi mishyate taka epakatsindwe umuzimu ntaterekera. None se kutwitse so na sokuru na sokuruza, ubundi ubwo batariho wabahute. Urumva umuntu yitwitse imizi. Umuntu arirahira abakurambere bahandi, arirahira intwari z'ahandi, aragira gute, ariko nta ntwari afite. Ubu turere Rwanda baravuga ngo ugaye intwari z'uwanyu. ntubona ubu turi mu gihe cyahariwe kwizihiza intwari, ukwezi kw'intwari, ubutwari. Ibyo ngibyo urasanga umuntu afite intwari z'ahandi. Mu mateka nibyo twagiye twiga ba Bonaparte, twiga ba Napoleon, twiga bande n'abandi batandukanye, bakwigisha n'abagandi n'abandi. Ibyo se birakureba iki? Simbujije kubimenya, ariko ujya kurisha ihera ku rugo ibyo wanyuze kubitaye. Nuko ndamubwira nti rero nzarongoza umwishywa.
rwose icyo kuzana narabibahishe ngira ngo mutazabyumva namwe mukabivamo none nibyo mushaka. Mpyisi aranezerwa cyane rero ngira ngo nubwo n'ubundi twari inshuti ariko noneho aho ngaho twarushijeho arankunda cyane kurushaho nikusha umwishywa wowe utekereje uti ku myaka yawe. Hanyuma Mpyisi mubwiye ko nzarongoza umwishywa biramunezeza cyane. Umwishywa rero iyo bawurongoza umuntu ni ukugira ngo yarabisobanuye abantu bareba iryo jambo no muri iki cyigisha hari nzacishamo gakeya tuzabicishamo kuko nawe n'umuzimu tugomba guterekera dore turi ku murinzi n'ubu ndaterekereye Mpyisi niyakire rwose yagize ibigirwa ubuterekera kanyambutse nawe mba nguterekereye burya nibyo ariko nawe nkagushimira kuko wakoze icyo umutangazamakuru erega hari n'abatangazamakuru batashibura ngo bacuma akarenge bajye kureba n'ayo makuru kandi nayo ari amakuru y'amateka n'umurage wamaze rero rwose n'icyo abakurambere bazakikwibukira kugeza ikindi gihe kandi nzi kutazaheraho. Hanyuma avuga ati abase mwabonye barongoje impeta ku cyumba ngo cyacuzwe n'umuntu ngo intindi y'impeta se nuko yavuze ati barongoje akatse karemwe n'Imana. Urumva yari n'umupastori ariko ukomeye ku muco ndetse ubunyarwanda nibwo bwari bumurimo cyane kurenza n'ibyo by'idini ariko nyine hari ibintu barakuriyemo kubyiyambura ako kanya bikaba bitakunda ariko n'igihe areba ndakize ikise ndekiki nuko ariko yagize ibigirwa. Ati barongoje akatse karemwe n'Imana. Ati umwishywa rero uko yabisobanuye nanjye niko mbisobanura ariko reka jyewe mvuge ngo uko mbisobanura niko yabisobanuye kuko nibo tureberaho niba mbivuze neza nuko. Ati umwishywa mu gihe ibindi byatsi byoma mu gihe cy'uruhayi rw'izuba urabona ko akavura kaguye ejo bundi umwishywa se urabona utuzuye aha cyane urabona se udatoshye ubona utarandaranda wuriye mu mateke wuriye mu biti mu murinzi wuriye hano mu macunga hose wagiyemo. Umwishywa rero igihe ibindi byatsi byuma kuko burya nk'umurinzi urabona amababi yagiye ahunguka ariko nabwo ubwo ntiwavuyeho niho wera imbuto hakaza izi ndubaruba ubushize twabibwiye abantu izi ndabo bivuze ngo mu gihe cyitwa cy'ubwihebe igihe kibi igihe cy'uruhayi rw'ibibazo n'iki u Rwanda niho rurabye. Umwishywa wuhora urandaranda kandi utoshye nk'aho imvura igwa warongora mu mpeshyi wangora mu itungo nukomeze ikimenyimenyi uzi ko nyine twarongoye mu mpeshyi kuko hari mu kwa karindwi sibyo kwa karindwi ngira ngo kuri 31 to mwishywa se abantu bari umwishywa narongoje turi amashusho aracyahari ukarandaranda kandi bikaba rero ukuvuga ngo mu bihinda n'ibisahinda byo mu ngo by'umubano mu bantu ntazibana zidakomanya amahembe uru rugo rwo ruzishyuke bo bazakomeze bajye mbere ubu bwombeke bwabo kugushyira hamwe ntibizahagarare ntibizakangwe n'ibihinda n'ibisahinda ntibizakangwe n'ibyubu n'ibyububa ntibizakangwe n'ibyateye na rwaserera n'ibigezweho n'ibigira bite bo bakomeze barandarande kandi babyare kandi imiryango bakomokamo ishobe kubumva cyane kuko buriya umwishywa n'ubu barabubona hano haraho ufatiye n'iyi ngiyi ndimo nkurura hano ntiveyo ifite ukuntu yagiye isobekerana no kugenda irandaranda yurira kuko utu tuntu turiho hano turafata tukaboha bikamera nk'uko igishyimbo cyurira. Ni ukuvuga ngo Imana y'u Rwanda muri ubwo buryo bwo kubakira ku mwishywa ifasha urugo kuruha imitsindo yo kwiboha no kubidashoboka cyangwa ibigoranye ne kuvuga ibidashoboka kuko burya nta kidashoboka cyaba gifite amahwa umva ugakomeza cyaba cyumye none se nubona umurinzi ntufite abarinzi amahwa ntiburiramo aha mu macunga no mu ndimu hose suko ururira ku byoroshye n'ibitoroshye hariya ni mu Kirogoro aya ni amateke y'amabungubungu nayo uzi ko ari manyarwanda iki hose
ururiro ubwo kandi ko usobekeranye n'uruyuzi dore n'ibihaza hano ubwo rero urumva umwishywa ni ikintu gikomeye cyane umuco w'abanyarwanda ubwo nayo nsobanuye kuri ibyo byo kurongoza umwishywa icyo bivuze noneho rero ugiye kukurongora akurongoje umwishywa akivuga akakwambika umwishywa yarangiza kwivuga akivuga ko akurongoye ati ndakurongoye naka wa naka akivuga ikivugo cye noneho rero bikaba ari ryo sezerano ry'abanyarwanda ntago bajya kumanika amaboko ngo bagire bate kwerekana incakwa oya ntabwo babigira imbere y'amategeko se cyangwa uravuga mu nsengero no mu nsengero n'aya mategeko nayaje ejo bundi ntuyampandishe ntabwo aya mategeko mbese ntabwo ubona yuko atariyo yubakiye abantu ahubwo ashobora nayo kuba yarazanye ibindi bibazo amategeko ntabwo yubakiye ku muco oya ntabwo yubakiye ku muco ikimenyimenyi uretse ubu ngubu dutangiye kubivuga abantu bakagenda babisubiramo batari koko bati ni ukwitonda dushobora kuba twariteza imitego tutabizi uzi ko umuntu yari asigaye abarundi akareba ati afite iki afite imodoka ebyiri nzatwara imwe atwara indi afite inzu ebyiri azatwara imwe ntwara indi afite iki akaza ati ndagukunda rwose byo gupfa muri ya twebwe siko ntanasinziriye ni ukuri yabuze bitotsi akaguterekera amazi akagira gute nawe muhungu wawe ushobaniwe nuko ukavuga uti rwose mbonye umuntu ntanaza agaragaza uburyi akaza rwose yigeze neza uti mbonye umuntu mwagera hariya rugakoma gatoya andaza ku nkeke ambuza amahoro agira gute ubwo ushakaho impamvu nta kubura ugushungura nta kuburamwo impamvu rero turatugabane niwanga umeneraho nta mugabo urutsinda bene urwo ngurwo murabeho murarare kandi urubanza utazatsindirwa nuko ubonye icyakorwa none ibintu wariye rero ukarya ukimara ukagira ute nuko umuntu akabitwara mu mwanya umwe ibyo ni ikibazo bishingiye ku gusezerana ko kumanika uko kuboko amategeko adashingiye ku muco no kutabiha agaciro nabyo byari bigeze n'aho abantu bajya gukorera amarorerwa no ku ibendera ry'igihugu narashimye kiriya kintu cyo kuvuga ngo bakure ntibakajya bakoraho muhagarare iruhande aho ngaho yaba banabikuragaho tukarongoza umwishywa gusa abantu ntibanyumve nabi ariko kuko warongoza umwishywa ntabwo asenya yowe niko bimeze uba urongoje ubu nta divorce twakongera kubona ndeba ubu ngubu ngewe nagiye gushaka abantu bavuga bati ariko wowe nawe nugera mu by'urugo uzabona ngo bakubonesha ubu rwose umwana w'umunyarwanda wivuga amacumu ataratabaruka ariko nanone umuntu ntivuga ibyo atanyuzemo bya imfura bya buheta n'ubuheture ubwo si bimaze yose karaho mbona se batandukana sigaje kubona iki muri iyi minsi bageze mu zabukuru ni ishyano ryateye ariko izo zabukuru ni ukureba zo zatangiye zite barongoranije koko rega abantu bita zabukuru z'uyu munsi nabo binjiriye mu byateye bagiye mu kiliziya bajya mu rusengero cyangwa ayo mategeko nayo yari ahari araza barasezerana ngo basezeranye mu mategeko hari n'abantu bakuru leta ijya gukora ibishoboka byose ngo basezerane mu mategeko ntabwo kuri gihe biriya bintu byari ngombwa ntabwo aricyo gikomeye igikomeye ni ukubona ubundi koko abo bantu babanye bate noneho niba babanye neza bakaha urugero aba agasozi kose bakaba ndeberwaho twavugaga ku by'ubutwari bene abo bantu mu nama z'umudugudu z'akagari z'akagoroba k'ababyeyi z'iki bagahabwa ijambo bagatanga impanuro ku bakiri batoya no kubakundisha iby'urugo kandi ntibirirwa banabivuga ku bundi bajya kubaha ijambo bitewe n'uko babanye bakavuga bati musaza tugira inama mukecuru tugira inama ubu nta n'umukecuru ukemera kwitwa umukecuru urabwira umuntu umukecuru ati umukecuru ni nyina wa nyoko ubu uzamugisha inama cy'iyo nsharutsi imeze ityo atari mu byimbo noneho rero ugasanga ni ikibazo abo ngabo icyo cyubahiro bahawe iryo sumbwe ryo gukezwa no kwiyambazwa niryo sezerano ribakomeza kugeza no mu busaza bwabo aho kujya kwirirwa usezeranisha abasaza hagiye nta dukweto ntaki hari n'abatamenya no kuba yakwambara inkweto ibyo birahari cyangwa se utamenya gusoma ibyo ukamusubirishamo
bajya gusubirishamo umuntu w'umusaza ari wowe wakakubwiye ku mutima bitariho bitariho ngo rega ubu baradutegetse ngo tuzasezerane ntabwo ari byo ntabwo ari byo ukomeje kuri byongera amatsiko mu kinyarwanda ikintu bajya bavuga ngo akari mu nda y'ingoma icyatumaga badasenya se nuko ari umwishywa bakoresha basezerana ni imihango cyangwa ni imihango umwishywa uzana n'umuhango umuhango rero utuma hagira igihangwa iyo gihanzwe gityo ntigihanguka ko gifite imitongero gishingiyeho reka barakubwira ngo si igigi si igiti igiti cyumvira umupfumu si umwishywa bwishywa si icyatsi bwatsi ni icyatsi nk'ikikirimo nk'ikigikakiyemo si icumu bucumu nicyo bisobanuye si amababa ni imitsindo bigira nuko byitwa ntabwo ari icyatsi ngo utazi nyakatsi ayiniyaho ntabwo urimo kubyumva uwo muhango rero bakoze bakoresheje cya kintu gifatika kubera ibyo bagitongereye ibiba bikaba kandi ntihazagire n'ukura mu rugi niyo mpamvu bakubwira bati kirazira kandi bituvuga ntabwo tubivuga nk'ibintu byo gushakisha cyangwa ishyaka ry'umuco burya hari abantu b'abarwanashyaka njye ntabwo ndi umurwanashyaka w'umuco ahubwo nzi umuco nzi umuco niyo mpamvu rero ibyo ngibyo habaye no kuvuga uti nawe urwanira ishyaka nuko rifite aho riva ariko iyo bavuga barwanashyaka urazi igihe cy'amashyaka ni iki yanatuviriyemo ibibazo no kugeza ku mateka mabi ashishana yabaye mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye abantu n'urubyiruko bishoye mu bintu batazi bambara amakoma bagira bate barirukanka ngo barimo bararwana ishyaka ibyo ngibyo ntabwo ari wo muco wacu twe byacu no kumenya rero ubushakashatsi nabukoze kuri kirazira rero barakubwira bati iki n'iki kirazira nta muntu ugira atya n'atya nta mukobwa ujya gushyingirwa atagize atya nta mugabo ujya gushaka atabanje kubaza nta kirazira rero mu kurongora umuntu yarongozaga umwishywa kugira ngo azishyuke yego mu kubandwa bakabandwa bambaye iyo myishywa ngo kugira ngo bishyuke niyo mpamvu kubandwa bitaza nk'umuhango gusa ahubwo binazamo ubuvuzi urugero igihe umuntu akora ibintu ntibigende yubaka ntaremye ahora ahahira mu kiva ahinga ntiyeze agira atore kubwo guhinga bihagarariye imirimo yose ibyo umuntu akora ntibijye mbere ntabikuremo umusaruro rero indagu zikamuragurira yuko ari imandwa z'iwabo zimutera kuko zitagira giterekera ko atazibanzwe kandi yarejwe kuba imandwa yabandwa rero ibyo bigakira wabisoma nko mu gitabo cya Dr Baranshira cyitwa les esprits baganza et le rôle thérapeutique do kubandwa mu Burundi abaganza ni nk'uko bavuga ngo abazimu imandwa nyabingi zamuteye sibyo ibyo bintu mbese ibitongerano bihuye ibyo bintu biganza umuntu bikamurusha imbaraga iyo indagu zibikwereje byerekana ko bituruka mu mandwa zawe zitagira giterekera noneho rero waziraguriza wazereza waziterekera no mu guterekera naho bakoresha umwishywa kuko ziriya ntango zo ku murinzi ziba zambitswe imyishywa kugira ngo abaterekera bishyuke noneho rero wabiterekera wabandwa ukabona ukagira wenda tuzabona umwanya twige ku bijyanye no kubandwa no guterekera imihango y'ubumana bw'abanyarwanda inamurikiwe aha mu bicumbi twinjire mu mizi ariko burya ntushobora guterekera utaraguje ntushobora kubandwa utaterekereye bikurikirana bityo habanza kuraguza agakurikiraho guterekera agakurikiraho kubandwa hari abantu rero bakurikira ibyigisho bakumva barabikunze twe turashaka kuba imandwa turashaka guterekera turashaka kubandwa nagira ngo nzaze mu mbandishe ntabwo ari ukuvuga ngo nagira ngo muzambatize ntabwo bikora bityo birerezwa ntabwo umuntu wese abyuka ngo abandwe habandwa umuntu udashobora kubanduka ni ukomatanya habandwa umuntu udashobora kubanduka kubanda reka ni ukomatanya
ibyo tuzabikora ikiganiro cyihariye ngo byumvikane nabyo. Ibyo rero uyu mwishywa iyo bawukwambitse uri umugore kirazira, niyo mpamvu umuntu adapfa gusenya. Ni igihango gikomeye kuko gusenya uba ushatse kuvuga ngo ubuzima ntibukongere kurandaranda, kandi ubundi nicyo kiba kibaye, kandi aricyo gisobanura. Kuko ubundi iyo bashyingiranya umuhungu n'umukobwa ni ukugira ngo abantu bagwire. Niyo mpamvu babyara n'abana bakabita bani bagwire, bakabagwiza, bamugwiza. Tugenda tugana ku musozo. Uyu gusenye rero uravuze ngo abantu ntibongere kugwira, uravuze ngo ubuzima ntibwongere kubyara ubundi, uravuze ngo mu nduru no mu ntambara u Rwanda ntirukavemo ruheremo, izo nduru ziruhitane, izo ntambara ziruhitane, biguhitane wenyine rero. Cyangwa igihango gikomeye. Tugana ku musozo, ikindi cyatsi ni kimera. Tuzi ko imera byinshi byavagamo imiti itandukanye, cyangwa bikavamo ibyo by'amatungo, cyangwa bikagira imirimo bikoreshwa. Ndabona gifite amababi. Iki cyatsi no mu buvuzi kirakora, haba nko ku ndwara z'uruhu no ku zindi ndwara zitandukanye. Ubwo mba mvuga mu ncamake kubera ko mba nirinda ko hari umuntu ushobora kudufata amajyejuru akagenda agakoresha cyane cyane nk'ibyo banywa, akabikoresha uko yiboneye, ejo bikamutera ikibazo. Kuko imiti ni imiti, ni nayo mpamvu igira gihamurwa, ikagira uko ikoreshwa, ikagira n'ibyigenderezwa. Burya rero no mu kiganga twize ntabwo imiti ipfa gutangwa n'abantu abo ari bo bose. Niyo mpamvu usanga n'abatanga imiti ni ababyigiye bazi biri muri iyo miti. Icyo bita dosage. Rwose mu gitondo nuko utunganywa n'iki byose, ukavanga n'inzoga, uvanga n'amazi, inzoga imeze itese, ibyo byose ukabimenya. Umwishywa rero ni ikintu gikomeye cyane no mu buvuzi bw'imiti bifatika. Bw'imiti bifatika, kandi si ku bantu gusa, no ku matungo. Niyo mpamvu buriya amatungo arisha, hari indwara atajya apfa kurwara. Noneho n'amata yayo nk'inka cyangwa n'ihene. Ihene burya bazigira amashunushunu meza cyane, meza cyane no mu ntungabuzima aruta ay'inka. Abantu ntibanyumve nabi ngo ntagomba ntatiriye umuco, kuko inka niyo twashyize imbere cyane, ariko mu ntungabuzima amashunushunu arusha amata y'inka intungabuzima. Ubundi uko inyamaswa zigenda ziba ntoya no mu nyama no muri ibyo byo mu bwoko bw'amata, niko birushaho kugira umumaro cyane mu buryo bw'intungabuzima. Ubwanga rutanga rugomba kureka gushimira, uraduhuguye akamaro ko. Umva nanjye ndabashimiye. Mwishyuke rero, kwiga no guhozaho, nyamwishyuka mu nduru, nyamwishyuka mu ntambara. Iyo bakubwiye ngo mwishyuke rero, usosoroke mu rugamba rw'ingomba abagabo rwakwigombaga, urusosorokane mwishya n'ihirwe, mu bugiri n'ubugwiza, kandi na nyuma yaho ukomeze urandarande ubuziraherezo, uko aka gasongero k'uyu mwishywa kaba kameze gakomeza. Uyu mutwe wawe aho werekeye nta gusubira inyuma. Abadukurikira ko bakomeza barandarande, abantu nibanabyumve. Buriya iyi ngoro ishya hano yarahiye, ibihiye bimanukira uyu mwishywa, biratabataba n'ibivuye hejuru n'iki byose abantu bashyiraho bagira ngo byarangiye. Nyuma yaho ko babikuyeho birangiye tugira ngo nta kintu kikiriho, nyuma umwishywa uza gushibuka. Nyamwishyuka mu muriro. Mwishyuke rero, mwishyuke. Murakoze cyane. Ishyuka, yishyuke, twishyuke, mwishyuke, bishyuke, gutyo byishyuke, ishyuka, niko babivuga. Mubirebe kuri Muganga Rutanga Rw'Amaboko kuri Facebook, niyo wajya kuri Google ukandika ishyuka akitso Muganga Rutanga Rw'Amaboko wabibona. Kandi munyarukire no kuri One Image TV, mwiyandikishe no kuri Muganga Rutanga Rw'Amaboko, twadutima dutanu. Mwishyuke rero.